amazina yanjye Ben, nanjye nitwa Diane. ariko Diane amaze kunanirana Wa mbere kugeza ku wundi wa mbere, mama kuva mama yagenda duhora ku ndimi. Umunsi noneho ntabwo biri buvamo. cyane tugenda nakubwira gusa gusura se cyangwa uze tuganire dukora icyo nifuza kukubwira. Okay. Nyine narakubonye ugira munsi ndakwishimira ndumva nyine ndagukunze. So sinzi yenda nyine niba waba ufite undi mukunzi ariko nyine wabwira Wivunika nawe mfite. reka nizere yenda ko ari njyewe. Uwaye yego. Gusa mbaye mbashimiye nyine murakoze. Yego. Gusa nyine numvaga ashaka kumenya ababyeyi bawe nyine byimbitse kuko nyine ntabwo ushaka ko urukundo rwanjye nawe nyine rwarangirira hano. Nkaba gusobanurira ukabona se tukazanaganira yenda tukazabwira bimwe mu ntego dufite ziri imbere nyine zanjye nawe tu. Nkuko nakubwiye twe dutuye Rwamaya. Yego. Tuvuka turi abana batatu. Musaza wanjye, mukuru wanjye, nanjye wa gatatu. Nawe gatatu. Niwe bucura. Bigaragara nk'aho ari njye bucura ariko hari igihe ubona mu mutwe nyine nagucura vuba. Nawe bucura nyine bwabeza. Yego. Nubwo rero amazina ya papa ni Graciane. Graciane. Yego. Graciane. Mama Mukesha. 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 Papa wawe? Graciane. Utunguwe se ko mbona usuhinduka. Wakora iki? Aracuruza. Acuruza iki? Acuruza ibintu bijyanye n'amabotike bityo ni botike tu. Haba harimo ibintu byinshi. Okay. Mbese basi umanuka uza hano mu rugo botike wanyuzeho wabonye umuntu uri gukoramo uri gucuruzamo? Njyewe nanyuze kuri botike kuko hari aho papa akorera ariko hari indi botike nanyuzeho yindi gusa sinitaye kubona umuntu urimo. Bigenze bite se ko mbona uhindutse utunguwe ucanze? Sister. Yenda nakugoye wafashe kwitahira. Yes. Bigenze bite? Wataha. Bigenze bite se hari icyo kibazo? Sasa gusubira bituruka. Tunguranye gutya? Yeah. Please.
Nishuri. karame Nashakaga kukubwira ububi bwa papa. ububihe bubi bwa papa. Papa ni mubi igihe utari uhari. Ni mubi gute se yakoze iki? Igihe utari uhari yakubise mama. Ibiki? Yaramukubise. Amuziza iki se? Muziza giki? Mbwira neza, yamukubitaga amuziza iki? Yamusizaga ubusambanyi bwiwe. Yamusizaga ubuhehesi bwiwe kujya mu ndaya. Umubyeyi agiraga gutya akabimubaza, undi nawe akamurusha umujinya akarakara, akamukubita. Niho hanumviremo no kumwirukana. Ibyo bintu uri kumbwira kuri papa, se papa yabikora? Iki? Ndumva uri kumubeshyira pe. Wajya ugabanya ubutesi ufite? Wajya umbabara ukagabanya ubutesi ufite muri wowe? Yani se undi kubikubwira kugira ngo abari inkuru ndi guhimba cyangwa nawe murafatikanyije? Umwana bidufata abumva ndumva utangiye no kubirangariramo sister basi tuzamubwire neza ngo byagenze bite ngo bibwire. Umubyeyi dufite hano ni mubi. Njye mbura nuko muvuga kuko njye byabereye mu maso yanjye. None bifashe nk'aho ari imikino, none ndabona ibyo bintu bikaze. Bifashe nk'aho ari imikino. Ndumva mbabaje umbwire, mbwira neza. Mbwira neza pe kuko ndumva yaramukubise. ese ubundi twongere tuvuge ibindi tubisubire. Brother ko ntari namubona ubundi we ari hehe? Bimeze bite? Ariko ubundi wita kuki? Bahora umbwire n'ikintu witaho kuri wowe. Basi sister basi nyine nganiraho muri make nyine mbwira. Ubu none ushatse kubyumva. Noneho pe mbwira. Njye nibaza igihe uzakurira byaranshanze. Oya ntabwo ari uburakari. Ni agahinda ahubwo. Kuba uri mukuru nkaba mbona ukuriye ubusa gusa. Bro nawe yageze mu rugo asanga mama nawe uhari. Agenda agiye kumuhiga ntabwo yagarutse. Kandi bitoroshye mwana we. Nuko mbese byagenze. Uko byagenze. Papa nakubaza. Wambaza nta kibazo. Okay. Kuza amatwi n'abandi. Iminsi maze aha ngaha ko ntari nabona mama yagiye he? Mama wawe yagiye gusura abantu ariko arabura iminsi mike akaza urihangana ugatura. Uravugisha ukuri? Ni ukuri byo. Naho brother wacu ko nawe ntaramubona. Musaza wawe akoze ibintu bitari byiza muri uru rugo. Yatahaga yasinze akanywa itabi akaza hano mu rugo akarwana. Ntegera kumwirukana kuko nabonaga azabangiza kandi ndabakunda. None si papa ko mfite amakuru y'uko mama wari ugeze ahantu wamukubitaga ukanamwirukana, ibyo bintu ni byo cyangwa? Si uko batangiye kukunteranyaho kano kanya. Ubu urabona ubwenge mfite bwo gukubita umugore nashatse wambyariye abana. Bikubeshya bari kugushuka.
ariko papa nanjye iminsi mazangaha nanjye nari nakuvuganiye babimbwira ariko ntangiye kubona yuko ntabwo bibeshye n'ubundi ibyo bavugaga ni ukuri nanjye ibyo ndi kubona muri uru rugo nabonye impinduka nyinshi zitandukanye ibaze kuva ku wa mbere kugeza ku wa nyuma turya indimwe ku mugani ibyo bambwiye su kuri wirirwa muri abo bagore muri ayo mahabara amafaranga ari buyangiriza ari buyajyana ariko umwana wawe siniyumvisha ibyo bintu nanjye ntangiye kugarukira abo babimbwiye baduteranye se baduteranye ibiki ko nanjye majije kubyibonera papa ko maje kubyibonera ko nawe utoroshye reka njye sinishoboreye gusa muri iyi minsi nyiri ahangaha ibyo byose ntabwo bizongera kubaho nkamubwire rero ejo navuganye n'umusaza umva mu guhera ukuri uziko bya bindi byose wari wambwiyeho nanjye nasanze ari ukuri koko nta kintu yigeze ntabwo yigeze anyururira ambwira yuko nyine yirukanye mama cyangwa yanamukubitaga ariko reaction yangaragarije nubwo yarayifitiye no mu maso yiwe n'ubundi yatunguwe no kubona mbizi ariko nanjye nahise mbona koko kari ukuri Nonese bro mama umusize uje wenyine kumbaza mama ntabwo wamubwiye ariko ubundi papa rero ntabwo ari mwe ndi kubaza suri kutubaza papa ntabwo uzi amabi yiwe ibi byose ni we ibi byose bigeze hano ngaho atari papa koko wow kabiri reba wicaye aha ngaha nyine ubwo nuko bimeze ese ngwino wowe uyu ni umusore wawe brother no stop ese kandi n'uwe uzi ndasamuza n'abantu stop ntabwo ndishima nimba utarishura ibuzanwa n'iki njye ndi brother wanyu sorry ngo ngwiki uri mu muki kiri kubera hano yambwiye papa wiwe ambwira mama wiwe ambwira abavandimwe be sanga papa wanjye niwe papa we
ntabwo ibi bintu bibaho uretse nawe ubaye umuvandimwe wacu ntabwo bishoboka rwose. tubwire gute mani nawe uri umuvandimwe mu buhe buryo nuko byaducanze bakiyongera n'abandi amazi. ako uri papa arihe Papa wanjye Papa wawe, papa wacu. Ntabwo ndi kubyumviraga ibintu uri kumbwira. kuko mwana nyagasani. mbese ko umuntu uje kudukanga amazi mwese murakuze ntabwo muri abana. Niko ntabwo bakujyana mu bibi. Hano nta mwana urimo. Ngwiki. Kumure mwese mufite ubutesi bite? Mu gihe ibibazo bitararangira rero bagomba kuzamo n'ibindi ngaho. papa wanjye ni iwanyu mu buhe buryo mu buhe buryo mu buhe buryo Tubwire. None usimwe Niyo niyo wabuze wabuziranye. amakuru. papa shatse mama umaze gushaka mama aramuta uvuze ngo iki ba ngo iki ahubwo n'ibindi birego biri aho Njye mu nkuru mibavu Ubuzeye dufite n'iki? Amaze kumuta. Maramwe yagiye gushaka undi mugore. Mwanyumvira. Ejo bundi ndi muri siporo. Ubwo nahoraga na sister. Numva ndamukunze. Ariko ntazi ko mukunda. Mushiki wawe. umuki Ibintu ntabwo bishoboka rwose. N'ubu ntabwo ndabyumva pe. Ntabwo ndi kumva ibintu birimo biraba aha ngaha. ntuzi basi wabuze aho papa wawe ari nimba ari na papa wawe Nabajije mama ngira ngo mwereke umukunzi wanjye nyine ambwira ko uyu nguyu ari mushiki wanjye hari n'abandi bavandimwe bandi babana umusaza ko najyaga muvuganira we. mbwira komeza umbwire ikintu ushaka kumbwira urizi uriya mubyeyi icyubahiro cye tugomba kukimuha nk'umuntu watubyara ariko njye ntabwo nakwemera ko bitewe n'agahinda yaduteye ntabwo nakwemera ko yaba ari hariya yidegembya kuriya ushaka kuganisha ndi kubumva kandi koko nibyo ndi gutekereza neza kuri wowe ariko ngiye kuri seti yanjye idini ryacu ritwemera gushaka abagore bafite ubushobozi numva icyiza twagenda tukabanza tukabibwira idini abashehe tuvuga ati se papa ko yashatse abagore adafitiye ubushobozi kandi akaba yarabyaranye nabo bafitanye abana yenda nk'abantu bo bazi idini kuturusha batugira inama y'icyo twakora tutihutiye kuvuga ngo tumujyane mu butabera babe bamufunga kuyenda ushobora no gusanga ari ibindi byiza ariko tuteganyiriza yenda twebwe tutazi yego nibyo yakoze amahano ibaze niyo nzi ko yarashakanye na mushiki wawe ariko ntekereza yuko icyiza twakora turi abantu bakuru tumaze gukura yenda nubwo nta bumenyi bwinshi dufite dusobanukiweho ariko hari n'ibyo twakosora tuvuye ku mujinya w'ibyabaye reka twegere Imana tubiganire cyangwa se dusome ibitabo bivuga ibyiza byayo kuko iyo uteshutse gato ushobora kuba wakora ikintu kibi
bro ibyo uri kumbwira uri kubyumva ariko njyewe agahinda uriya mubyeyi yanteye yaba warakanyuzemo nanjye ukaba uri kuri site yanjye wari kuba umeze nk'uko nanjye meze bishize mu cyimbo cyanjye ibintu ndi kukubwira nanjye wabyumva ntabwo njyewe ibintu by'idini uri kunzanira urumva ntabwo bihuye n'agahinda nagize bro njye ntabwo numva uburyo papa yaduhemukira muri buriya buryo akirukana mama wanjye mubwiye uburyo nagiye kumuhiga njyewe. Okay. Sister yari yabimbwiye. Yaje mu rugo turaganira n'ubwo yasanze mama yagiye. Turaganira buri kimwe cyose ndakizi. Icyo cyatumye ifata umwanzuro wo kuva mu rugo ntazi. Iwayo. Ibyo baye kuri mama wawe, ibyo byabaye kuri mama wawe. Kugira ngo amute ajye gushaka undi mugore. Yaramukubise ashaka kumwirukana kuko basezeranye imbere ya leta n'idini. Mama abitsimbarara aravuga ati sisohoka mu rugo rwanjye n'abana banjye. Wowe genda. Aba ari gufata umwanzuro kuvuga ngo agende ashake mama wawe. Aho aka kanya reka tureke kwifata nk'ikibazo ahubwo tubifate nk'isomo dushobora kubwira buri wese tutazisanga muri uwo mutego. Okay, ubwo umwanzuro wumva twafata kuri icyo kibazo urumva ari ubu. Umwanzuro twafata reka tubanze tubibwira abashera baturusha idini ibyo baraza kutubwira imyanzuro iraza kuvamo niyo dukora. Nyemerera nka mukuru wanjye cyangwa se nka murumuna wanjye dukora icyo kintu. Birangoye ariko nyine burya Imana niyo isumba byose kandi tuba tugomba kugendera ku bintu by'Imana kubera ko Imana nayo yadushyize kuri iyi si ni nayo izi ibyo tutazi. Ndakubahira kuri icyo kintu urumva, reka wenda tugendere kuri uwo mujyi ushaka turebe wenda ibizavamo. Reka enda ngira ikintu gito mubwira. Iyo hataba Imana ntabwo ngenda munyanya. Reka tubishimire Imana.